Amen, amen. Urakoze cyane Epifani, urakoze umaze kudusengera. Turatangiye icyigisho cyacu cy'uyu munsi, turakomeje gahunda yacu n'ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ejo ku babashije gukurikira, twize icyigisho cyavugaga ngo indi mirimo yakoze ku munsi w'isabato. Twagiye tubona imirimo ibyo Yesu yagiye akora ku isabato, cyane cyane gukiza abarwayi, ariko bikaba mu by'ukuri bitararebwaga neza mu Bayuda, ariko kuri Yesu kikaba ari igikorwa mu by'ukuri cyari gihuriranye n'umurimo we cyangwa se n'inshingano ye, yamuzanye hano mu isi, inshingano yo gukiza. Uyu munsi rero tugiye gukomeza icyigisho cy'uyu munsi, tureba ingingo ivuga ngo ibanga ry'umurimo wa Yesu. Ibanga ry'umurimo wa Yesu niyo ngingo y'uyu munsi. Turasoma muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 35 kugeza wa 39, twumva uko havuga. Mariko 30 igice cya mbere umurongo wa 35 kugeza wa 39, Bibiliya iravuga ngo akiza umubembe, nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira. Bamubonye baramubwira bati, abantu bose baragushaka. Arabasubiza ati, ahubwo tujye ahandi mu yindi midugudu iri bugufi, nigisheyo naho, kuko aricyo cyanzanye. Ajya mu masinagogi y'ab'i Galilaya yose, abwiriza kandi yirukana abadayimoni. Umubembe aza aho ari. Iyi ngiyi ntabwo ariyo nkuru mu by'ukuri iri kutureba. Aramupfukamira maze aramwinginga, aramubwira ati, washaka wabasha kunkiza. Ahangaha ntabwo twari twahagera, ariko ahangaha tubonye uburyo Yesu yagiye kwiherera, akabyuka mu museke, akajya mu butayu, nuko akajya gusengerayo. Ariko Simoni n'abandi bigishwa be baramusanga, bamubwira ko abantu bose bamubuze. Yesu yabyutse mu museke ajya ahantu hatuje mu butayu gusenga. Mariko igice cya mbere umurongo wa 35 hashimangira igikorwa cyo gusenga nk'icyari gishishikaje Yesu. Izindi nshinga zose dusanga muri iyi nteruro zitondaguye mu ncamake. Arabyuka, arasohoka, ajya. Zose zitondaguye mu buryo bw'igikorwa cyamaze kuzuzwa, bukoreshwa mu Kigiriki. Ariko inshinga gusenga itondaguye mu gihe kituzuye, aricyo gihe cyakoreshwaga mu kugaragaza cyane cyane ahangaha igikorwa kigikomeje. Yarimo asenga, akomeza gusenga. Ukuvuga yatangiye gusenga, arakomeza arasenga. Isomo kandi rishimangira uburyo ari mu gitondo cya kare, ubwo Yesu yasohokaga. Aribyo bigaragaza ko igihe cye cyo gusenga yiherereye cyari kirekire. Mu nyandiko z'ubutumwa bwiza zose tubona Yesu nk'umuntu w'umunyamasengesho. Baratubwira ngo dusome muri Matayo igice cya 14 umurongo wa 26. Ahangaha na umurongo wa 23. Matayo 14:23, turebe icyo naho hatubwira ku mibereho ya Yesu no gusenga yagendaga bite. Matayo aratubwira ngo amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi wenyine ajya gusenga. Bwari bugorobye, ariyo wenyine. Ikindi cya gihe yagendeshaga amaguru hejuru y'inyanja. Yari yamaze gusezerera abigishwa be, baramubanziriza. Amaze guhaza abantu 5,000, nuko asezerera abantu bose n'abigishwa bati, mumbanzirize mugende hakurya. Hanyuma Yesu abanza gusenga. Reka turebe na Mariko nanone 6 umurongo wa 46, naho twumve uko nawe abivuga. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi ajya gusenga. Ni cya gihe Yesu yagendeshaga amaguru hejuru y'amazi nyine. Ni inkuru imwe no muri n'iriya yo muri Matayo. Ibi byerekana ko ari rimwe mu mabanga y'ubushobozi bw'umurimo wa Yesu. Yesu yagiraga igihe gihagije cyo gusenga mbere y'uko ajya mu murimo, mbere y'uko agira ikindi gikorwa ajya gukora cyihariye.
Yesu yafataga igihe agasenga. Badusabye gusoma nanone muri Luka igice cya 6 umurongo wa 12. Luka 6:12 ho hatubwira iki? Luka 6:12 Bibiliya iravuga ngo nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga, akesha ijoro ryose asenga Imana. Ni cyagihe Yesu yatoranyaga abigishwa be 12. Yesu yabanjije gufata igihe cyo gusenga, akesha ijoro ryose mu gutoranya abigishwa be. Ngo aha twigisha iki cy'uruhare rw'isengesho mu mibereho ya Yesu? Abakristo benshi bashyizeho ibihe byo gusenga. Uyu muco ni mwiza kandi urakwiye, ariko ushobora no guhinduka umuhango, ugakorwa gusa nk'ikintu gisanzwe. Umwe mu buryo bwo gukuraho iyo migirire ni uguhindura igihe cyo gusenga bigakorwa ikindi gihe runaka, cyangwa rimwe na rimwe mugakora n'amasengesho maremare. Ingingo irimo hano ni uko mudakwiriye kwihambira ku migirire ya buri gihe idashobora guhinduka. Ugasanga abantu gahunda yabo n'imwe ntihinduka, imikorere yabo ntihinduka. Petero na bagenzi be ntibaherekeje Yesu aho yasengeraga. Ahari bari bazi aho hantu, uko baje kuhamusanga baramubona. Ijambo bamubwiye ry'uko abantu bose barimo kumushakisha yumvikanisha ko Yesu yakomeje kuzirikana ibyabayeho ku munsi ubanza waranzwe no gukizwa kwa benshi ndetse no kwigisha kwe. Igitangaje, Yesu ntiyabyitayeho, ahubwo yaberetse ko hari ahandi hantu hagari umurimo ukenewe gukorwa mu bindi birere. Arabasubiza ati, ahubwo tujye ahandi mu yindi midugudu iri bugufi, nigisheyo naho, kuko ari cyo cyanzanye. Ahangaha rero nk'uko tumaze kubibona mu cyigisho, mu gihe tugisoza, icyo nabibutsa, icyo dukwiriye gufata ahangaha, ingingo mu by'ukuri isa naho igarukiye ahangaha, aya magambo maze kuvuga. Yesu yazindutse ngo mu gitondo cya kare. Mu gitondo cya kare hariya mu Bayuda, iyo bavugaga mu gitondo cya kare, ubundi babaga bavuze guhera saa 9 za mu gitondo kugeza saa 12. Mbega niho mu by'ukuri izuba ngo ryarasaga muri kariya gace, cyangwa se umucyo, umuseke muri kariya gace k'i Kaperinawumu aho Yesu yari aherereye kiriya gihe. Masaa 9 urebye nibwo umuseke cyangwa se umucyo w'uko butangiye gucya wabaga utangiye kugaragara. Kiriya gihe rero byari ijoro mu by'ukuri ryijimye cyane. Yesu rero afata umwanya ajya gusenga. Yesu yashakaga kuba wenyine ahantu hatari ikivunge cy'abantu, nk'uko byari byamugendekeye uriya munsi wari wabanje. Yesu rero yashakaga kujya ahantu ikivunge kitabasha kumusanga, maze arasenga. Kimwe mu bintu byarangaga umurimo wa Yesu ni uko yasengaga kenshi, kandi agasenga buri gihe ashyizeho umwete. Ndetse mu ntangiriro z'ubuzima bwa Yesu birerekana yuko mu by'ukuri nta kintu yajyaga akora kubwe. Ibintu byose nicyo yagiye agaragaza. Kuva mbere hose yagiye agaragaza ko nta kintu na kimwe akora kubwe. Yashatse kwerekana ko ibitangaza byose abyikoresha. Oya, yashatse kwerekana ko yishingikirije kuri se kuva na mbere hose, kuva yatangira umurimo we. Nuko Simoni Petero rero ahangaha aravugwa. Simoni Petero asa naho mu by'ukuri yagaragaraga nk'umuyobozi w'itsinda ry'abigishwa kuva rigitangira. Mu by'ukuri yakunze kwigaragaza ndetse agafata iya mbere. Simoni Petero impamvu avugwa ahangaha, ko yamusanze ari kumwe n'abari abandi bigishwa bandi, akamubwira ngo abantu bagushatse bakubuze. Iriya ni inkuru impamvu Petero ahita anavugwa. Mariko, twibukiranye ko Mariko yanditse iriya vanjiri ye cyangwa se ubutumwa bwiza akurikije ibyo yabwiwe na Petero. Niwe wamubwiye iriya nkuru mu gihe babanaga bari kumwe i Roma mu myaka ya nyuma ya Petero. Hanyuma Mariko nawe abishyira mu nyandiko, arabyandika.
hariya rero ntabwo ari wenyine, ngo yari ari kumwe n'abandi, niko Bibiliya ivuga. Abo bandi rero ni umuvandimwe we Andereya ndetse na Yakobo na Yohana bene Zebedayo. Aba ngaba rero bakaba mu by'ukuri aribo Yesu yahamagaye bwa mbere ngo babe abigishwa be. Aba rero bigaragara ko bari bari kwa Petero muri ya munsi ubanza yabitangaza Yesu yakoraga. Nuko rero ngo baramukurikira bajya kumusakisha, bajya gushakisha aho Yesu yagiye kwiherera. Ibi ngibi mu by'ukuri mu gushakisha Yesu ntabwo bihari kubusa. Bariya mu by'ukuri bashakaga kugarura umwigisha wabo ukora ibitangaza kugira ngo agaruke yongere ateranye ikivunge cy'abantu. Mbega mu by'ukuri yongere yagure kwamamara kwe. Babonaga Yesu arimo akora ikosa. Umuntu agera ibintu bitangiye gushyuha, atangiye gufatisha, none atangiye kujya kwiherera, atangira abantu barimo baramushaka bakamubura. Ibi bintu ni ibiki mu by'ukuri? Kandi arimo akora ibintu abantu bose babishimye, ari kuvuga tubona umurimo ugiye guhita utangira umenyekana ako kanya rwose, nta n'imbaraga nyinshi zari zakoreshwa. Rero bashakaga ko Yesu aza kuzamura kwamamara kwe, bakamugarura akaza kuvugana n'abantu. Nta zindi mpuhwe bari bafite, ariko mu by'ukuri ibyo bifuzaga babonaga ko Yesu arimo atakaza amahirwe rwose. Arimo bavuga ati imboga rwose, imboga zibona abana, ibi ni ibiki rwose? Abandi bigishwa bifuza abantu baza babasanga abandi bigisha, abandi barabi baba bashakisha abayoboke. Uyu nguyu abantu barahita bizana, yarangiza bakamushaka bakarinda iyo bamubura, bigatuma ubwamamare bwe butagerwaho kubera ko ari kwiburisha. Ariko mu by'ukuri impamvu yabo yabashishikarizaga kumushaka ndetse n'ibyo bari bagambiriye byari binyuranye n'ibya ba shebuja. Ntabwo biriya bitangaza Yesu yabikoraga kugira ngo abantu bakunde bamukurikire. Yesu atandukanye n'abitwa abakozi b'Imana b'iki gihe bakora ibitangaza kugira ngo abantu bakunde babakurikire, ndetse bakanabitangaza mbere yose, mbere y'uko bajya n'ahantu. Umuzaze ngo ibitangaza bizakorwa, murebe umuntu ukora ibitangaza. Abafite ubumuga bwo kutabona bazabona, abafite ubumuga bw'ingingo bazasimbuka, abafite indwara zose muzaze muzakira. Yesu ntabwo ari uko yakoraga. Oya, yagendaga agiye kwigisha, ahubwo yabona ko bikenewe agakora ibitangaza. Ahubwo abigisha b'iki gihe, abakozi b'Imana b'iki gihe, bo bafite imyumvire nk'iy'aba Petero bari bafite kiriya gihe, yuko agomba kwamamara, mbega bagomba kubibyaza umusaruro wo kwamamara ibitangaza byose bakora. Usibye yuko mu by'ukuri n'ibyo bitangaza byitwa ko bikorwa muri iki gihe ari byo gushidikanywaho. Nuko baramubwira ngo abantu bose baragushaka, bagushatse bakubuze. Ni ukuvuga ngo abantu bose b'i Kaperinawumu. Kaperinawumu ni umujyi Yesu yakundaga cyane kuruhukiramo mu buzima bwe bwose. Ni ahantu yakundaga kwigishiriza, hariya ku nkengero z'inyanja y'i Galilaya. Abantu bose bagushatse bakubuze. Nuko Yesu arababwira ati ahubwo nimureke tugende. Yesu mu by'ukuri aho kugira ngo ajye gushakisha icyo cyubahiro bamushakiraga n'ubwo kwamamara, yahise ababwira ati oya, ahubwo nimuze tujye ahandi, tujye gushaka. Yanze kwemera mbega ibyo bamusabaga. Yesu yabonaga ko ibitangaza bye ntabwo byari ibintu byo kubaganisha gusa ku kwamamara, cyangwa se kugira ngo babone ko ari ibyo kubahuza, cyangwa se byo kwireherezaho abantu. Ahubwo yabaga mu by'ukuri agamije gukiza imitima. Nicyo yari ashyizeho imbere, yarashyizeho umutima mbere y'ibindi byose. Arababwira ati muze tujye ahandi hantu, kuko hari ahandi hantu bakeneye ubutumwa bwiza. Yesu rero yabonaga yuko bakeneye kujya mu yindi mijyi atari Kaperinawumu gusa, ahubwo yagiye kujya kubwiriza mu bindi bice bitandukanye mu karere, mu ntara y'i Galilaya. Uru rero akaba mu by'ukuri ni muri uburyo Mariko, inkuru ya Mariko ivuga urugendo rwa Yesu rwa mbere rwo kuzenguruka intara y'i Galilaya avuga ubutumwa. Ni hariya Yesu yahise atangirira kujya kuzenguruka uturere twose twari tugize intara y'i Galilaya avuga ubutumwa. Mariko niho atangira avuga mbega iyi nkuru. Ni muri ubu buryo byatangiye. Birashoboka ko ahangaha hari ku mpeshyi yo mu mwaka wa 29 nyuma ya Kristo. Yesu amaze umwaka umwe abatijwe cya gihe na Yohana umubatiza. Mu nzandiko ze, umunyamateka w'umuyuda wabayeho
mu kinyejana cya mbere dukesha amateka menshi asobanura Bibiliya, witwa Flavius Josephus. Uyu nguyu ni nawe wiyandikiye n'irimbuka rya Yerusalemu, kuko Yerusalemu irimbuka icyo gihe yari ariho. Niwe wagiye avuga ya mateka yose uko byagenze, ko Titus yaje n'ingabo z'Abaroma, uburyo bagose amezi 6 n'ibindi byose. Atubwira rero uyu mwanditsi, atubwira uyu munyamateka, atubwira yuko muri kiriya gihe hari imijyi igera kuri 200 n'imidugudu mu ntara y'i Galileya. Aha hose rero Yesu yashakaga kujya kuhazenguruka, ajya kuhabwiriza ubutumwa, ajya kwamamaza mbega ubwami bw'Imana bwari busohoye. Ndumva ari icyo ngicyo nababwira kuri iyi nkuru ya Yesu mu magambo make hejuru y'icyigisho twari tumaze kubona. Hanyuma mu gusoza batubajije ngo niba Yesu ubwe yarakeneraga kumara igihe kinini asenga, twebwe biti? Kandi twamara igihe kingana iki dusenga? Uru rugero rwa Yesu ruratwigisha iki? Niba Yesu ubwe yaramaraga igihe kinini asenga nk'uko twabibonye, agakesha ijoro asenga, igihe cyose akajya kwiherera, akajya mu butayu kwiherera ari wenyine, bite twebwe? Kandi ntabwo yasengaga akanya gato gusa, yego hari igihe yasengaga akanya gatoya bitewe n'icyo agiye gukora, cyenda agasengera nk'ifunguro cyangwa se agashimira nk'ifunguro, ariko ikindi gihe yashakaga kwihererana n'Imana bitewe n'umurimo yabaga agiye gukora, afataga umwanya uhagije. Niba yaratangiraga saa 9:30 za mu gitondo yiherereye, azagenda za saa 12 bugacya bukamukeraho. Urumva ko Yesu yasengaga mugereranye n'amasengesho yacu? Ngaho nimusubize, niba Yesu ubwe yarakeneraga kumara igihe kinini asenga, twebwe biti? Kandi twamara igihe kingana iki dusenga? Aha ariko ndimo ndavuga amasengesho y'umuntu ku giti cye, kuko muri rusange burya gusenga umwanya munini Mikoro mwayikupye. nayikupye ngeze hehe? ngo gusenga umwanya munini. Nari ndimo mvuga nti Yesu yasengaga umwanya munini, nari ndimo mvuga nti twebwe dukeneye umwanya ungana iki wo gusenga. Ese twebwe dusenga umwanya ungana gute, cyangwa se kangahe? Kandi ikindi nashakaga kuvuga nuko hari igihe gusenga aya masengesho ahanini bavuga si ya masengesho yo mu ruhame, nko mu rusengero cyangwa se mu iteraniro cyangwa se mu muryango, kuko iyo usenze umwanya munini cyane hari igihe birambira abantu, isengesho ntiribabera umugisha, ahubwo rikabatera ibibazo, rikabaremerera. Musubize rero kiriya kibazo. Hano hari ushaka kuvuga. Epifani, nawe ubwo niba witeguye, mwanya n'uwawe mu kanya. Urakoze. Nagira ngo mvuge kuri kariya kantu bavuze, wasobanuye ko Yesu yabyukaga mu museke butaracya akajya gusenga kwirana n'Imana, ndetse bakaza no kumubaza abigishwa bati ko twari dufite gahunda yo gukomeza gutya, wabigenje ute ko wagiye gushaka iyawe? Ahari twakwigiraho ikintu gikomeye cy'uko nk'uko bano bitubwira ngo ko Yesu muri abitide ze ntabwo yajyaga akora ikintu atabanje kubaza Imana. Ni ukuvuga ngo ko plan y'umunsi we cyangwa gahunda y'umunsi we yabaga igendeye kuri gahunda y'Imana. Rero natwe twabagobye kubigira akamenyero kugira ngo dufate ya za bitide zacu, kuvuga ati gahunda mfite y'ejo nzabigenza gutya na gutya na gutya na gutya, ariko tugiye dufata gahunda yo kubanza kuganira n'Imana kugira ngo bari iduha gahunda yacu cyangwa gahunda yayo, kugira ngo bari dukurikiza, byajya bidufasha kumenya no gukomeza kugira no bamushyikira no gukora ibintu bigendanye muri gahunda y'Imana. Muri Yohani 8:28 haravuga ngo nuko Yesu arababwira ati ubwo muzamanika umwana w'umuntu nibwo bazamenya ko ndi we, kandi ko ari ntacyo nkora ku bwanjye, ahubwo yuko uko data yanyigishije ariko mvuga. Ni ukuvuga ngo ibintu byose yajyaga gukora n'ibirajisitifiye nyine birasobanura ririya somo twasomye rya mbere ryo muri Mariko 1:35, abyuka mu museke ajya gusenga, ko nta kintu na kimwe yakoraga atabanje kubaza Imana. Noneho twebwe ikibazo warubajije ngo se
nimba bavuga ko Yesu yasengaga buri gitondo, ariko ngo hakaba n'iminsi iri special cyangwa iminsi yihariye yajyaga akesha ijoro ryose asenga. Natwe tukabaza ikibazo, se twebwe twasenga gute buri munsi? Yaba iminsi isanzwe nayo ntituyishoboye, noneho kandi n'iminsi yihariye cyangwa igihe turi mu bihe byihariye twagombye kujya n'amasengesho yihariye atari aya ngaya asanzwe. Rero ikibazo nigeze kwibaza rimwe, ndavuga ngo se wafata ngereranya icya cumi cy'igihe, ndabona icya cumi cy'igihe wagiharira Imana, igihe cyo kwihererana n'Imana, ariko ntashyizemo amasengesho yanjye bwite, ahubwo nshyizemo n'aya rusange. Uzi ko uzasanga amasaha 24, 10% y'amasaha 24 ni amasaha 2 n'iminota 40. Ubu ukibaza kugira ngo uzamare amasaha 2 n'iminota 40 usenga ntibikunda. Umaze myinshi udashobora gufata wenda isaha imwe byose wabiteranyije. Ahubwo ndibaza noneho igihe mara ndi mu kazi nkora gasanzwe kantunze, ugasanga ni amasaha 8 y'akazi gasanzwe, cyangwa abenshi bamara amasaha 8 cyangwa abatinzemo bakaba bamara amasaha 10. Mu bintu byo gushaka ubuzima bw'iyi si buzashira tukamara amasaha 8, 10, ariko gushaka ibyatuma dutunga ubugingo bwacu bigakuza kwizera kwacu, bikanakuza kwizera kwacu no kwizera niko kwemera harya kwizera kwemera kwacu, bigakuza kwizera no kwemera kwacu. Ntitushobora no kwibonera amasaha 2 ku munsi kugira ngo tubashe kugira icyo gihe cyo kwihererana n'Imana, kugira ngo ibashe kutwereka ubushake bwayo kuri twebwe. Unakibaza byenda duhora tuvuga ngo tuzakura mu bya mwuka ryari gute, ese tuzajya tubibonera mu magambo gusa cyangwa byagomye no kujya mu bikorwa? Tusomera kino cyigisho tukiga, numvishe hari byinshi dukwiye kongera kuriviza, kandi ugasanga amasaha nshobora kumara ndeba ibindi by'isi, ndeba amakuru, ndeba umupira umara amasaha angahe? Amasaha minota 90, uricara minota 90 ukawuyireba ukarangira, warangiza ukanashyiraho na commentaire cyangwa kuvuga uko byagenze indi minota nka 30, ukareba igihe tumara tureba za filime zisanzwe zira z'amaseri nimba bishoboka, ukareba igihe tumara turi kuri social media, ugasanga amasaha dupfusha ubusa ni menshi cyane, kandi umwanya ukaboneka, ariko yo kugira ngo tuganire n'Imana tukayabura. Satani afite ahantu yadutegeye kabisa hakomeye. Murakoze. Murakoze cyane. Hari undi ushaka kugira icyo avuga? Ndashaka kubaza, gusenga ni igihe umuntu apfukamye gusa? Epifani, ngaho hera kuri icyo wari ugiye kuvuga. Here kuri icyo kibazo cya Simewo. nanjye aho ngaho nendaga kuhagera mu byo nari ngiye kuvuga. Gusenga ndakeka amasaha tujya tuyafata yo gusenga, ahubwo dusenga nta ntego. Dusenga nta ntego. Gusenga ntabwo ari ugupfukama gusa, ushobora kumara umwanya usenga nk'uko tubimenyereye dusenga, uvuga ariko no kuramya, igihe umumara uririmba, igihe umara usoma, nabyo ça fait partie yo gusenga. Ahubwo se dusenga dufite intego, dufite ibyifuzo. Mu mvugo tuziranyeho ni ukugira ibyifuzo, ariko wenda ntabwo bimenyerewe cyane mu itorero ryacu, ariko harimo abantu ku giti cyabo babikora. Harimo abantu rwose ku giti cyabo babikora, akaba afite ibyifuzo runaka ashaka kuzana imbere y'Imana, akeneye n'igisubizo, agafata igihe, agafata umunsi, agafata iminsi 3. Hari n'abafata irenze iyo rwose nk'icyumweru, akiha intego akavuga ati njyewe ngiye kuba imbere y'Imana, mbeho nkora amasengesho niyirije ubusa, cyangwa se akiha buri gihe iyi saha nzajya mfata umwanya wo gusenga, mara iminota 30, namara iminota 10 ndi gusenga ndi imbere y'Imana. Buri munsi igihe yihaye kikarangira, yazamuye bya byifuzo byiwe, noneho akazagira igihe cyo gutegereza ibisubizo, igihe Imana izongera nayo ikamubwirira. Wenda ntago biri rusange mu itorero, ibyo byo rwose tubiziranyeho ko itorero ryacu ntago ibyo bintu tubimenyereye ko biba ibintu rusange, ngo batangaze ngo dufite amasengesho igihe iki n'iki, ngo gurupe runaka, gurupe y'abamama mifemu cyangwa se y'abadamu cyangwa se korali zifite amasengesho igihe iki n'iki. Kwake petetere wenda harimo ababikora, ariko ntitubimenyereye. Ariko genda bizi ko ku giti cy'umuntu harimo abantu bishyira hamwe akavuga bati tuzasengana
iki n'iki bakabikora, ahubwo twebwe umuntu wese ku giti cye yakwibaza, ese jyewe njya mbikora? Ese jyewe njya mfata igihe? Ko Yesu nawe yatubwiye ngo sinibuka iyo passage bibilike ibivuga ngo muze mwenyine twihererane. Mbese Yesu yamvitaga abantu ngo bamusange ahantu hatari abantu, bihererane basenge. Kwihererana na Yesu ni ugusenga, ni ukumuramya. Mbese twebwe umuntu wese agiye abyibaza, ese jyewe njya ngira umwanya nkafata icyo gihe cyo kujya kwihererana na Yesu? Mu kibazo bakitubajije. Niba rero utajya ubikora, umenye ko ucikanwa, kuko ni ibihe byiza gufata umwanya umuntu akajya imbere y'Imana nta kindi kimukurura, ariko ukagenda ufite intego, ufite ibyifuzo. Icyifuzo gishobora kuba icyo gushima. Njyewe nzi abantu babikora, agafata amasengesho afite ibyifuzo runaka, ibibazo byari bimuremereye, akajya imbere y'Imana agasenga, bikazasubiza, akazongera agafata andi masengesho yo kuba imbere y'Imana ashima. Amasengesho yo gushima nabyo bibaho. Kujya imbere y'Imana rero ushima, yari ya magambo tuvuga tudondobekanya, niko nabyita, tuvuga, ariko muri aya magambo hacamo n'igihe cyo kuramya, kuririmba, hacamo igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana, akongera akaba, biterwa n'ukuntu mwiyoruganije. Umuntu rero ku giti cye yirebe, yisuzume niba ajya abikora. Niba atabikora, iki cyigisho kiriho nyine kugira ngo kibitwibutse kandi kidusubize ku murongo. Murakoze. Donc gusenga ntabwo ari ugupfukama gusa, hari uburyo bwinshi bwo gusenga. urakoze cyane Epifani, ndizera ko Simeo yumvise, cyangwa hari ikindi Simeo washakaga kutubwira? Simeo ndumva ahari yagiye, ariko igisubizo ashobora kuba ahuze, ariko igisubizo ndumva ari icyo ngicyo wagitanze. Urakoze cyane. Ndumva gisigaye twasoreza ahangaha icyigisho. Murakoze cyane. Gusa icyo nabibutsa ni uko Yesu kiriya gihe abigishwa be bamaze kumusanga ngo bamugarure, ngo abantu bamushatse bamubuze, kuko yari yarakoze ibitangaza ku isabato akiza abantu, kandi abantu bagikomeje guhurura. Aho ni kwa Petero. Petero agashaka ko inzu ye ikomeza kuba ahantu havugwa ibitangaza gusa, abantu bagana buri gihe. Nawe hariya ashobora kuba yarabonaga nawe ari we uri gukora ibitangaza, uko biri gukorerwa mu nzu iwe, izina rye riri kuvugwa. Akumva mu kuzamura icyubahiro cya Yesu, Petero yashakaga kwizamurira icye uko bigaragara. Yesu rero yagiye kwiherera, arababwira ati, bamusanze baramubwira ati, abantu bakubuza, ati oya, tujye ku murimo. Ahubwo ajya kubwiriza ubutumwa, atangira kuzenguruka intara y'i Galilaya. Bigaragara yuko ruriya rwari urugendo rwa mbere yakoze rwo kuzenguruka intara ya Galilaya, nk'uko nababwiraga. Rero ni urugendo rwafataga ibyumweru byinshi cyane. Muri rusange Yesu yakoze ingendo 3 zo kuzenguruka intara ya Galilaya, kandi urugendo rwafataga nk'amezi 3, ibyumweru byinshi nk'amezi 3, agenda azenguruka imijyi n'imidugudu. Kandi imijyi ya hariya y'i Galilaya nk'uko twayibonye yageraga muri 200 n'imidugudu yaho yagombaga gusura. Rero ntabwo byari byoroshye. Aho hose Yesu arafite umurimo munini cyane. Kandi ikindi navuga nuko kuri ya rugendo rwa mbere, uko bigaragara, Yesu yarukoranye n'abariya bigishwa be 4, abandi bari bataratoranywa, ahubwo abandi baje mu rugendo rwa kabiri. Urebye niho bakoranye. Muri ya rugendo niho yagiye ararikira n'abandi bigishwa be kumukurikira, akora ikipe y'abigishwa dusanzwe tuzi ivugwa muri Bibiliya. Hanyuma noneho barakomezanya no ku rugendo rwa kabiri, niho bo bakomezanyije. Murakoze cyane. Reka dusoreze ahangaha, na hejo. Reka mu gusoza, reka dusabe Agata adusengere, hanyuma dusoze icyigisho cyacu. Murakoze, kadusenge. Turagushimiye Uwiteka Mwami Imana, tugushimiye kuri Imana idukunda kandi twitaho, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ibyigisho uhora utegura kugira ngo tubyigire igihe bikazira igihe, kugira ngo twongere tubashe kwisuzuma mu mibereho yacu, kugira ngo tubashe kureba uko umubano wacu n'Imana umeze, bityo tubashe kugira intambwe dutera no kugira ngo tubashe kuwuvugurura.
rero Uwiteka dushobora kubishobora ku giti cyacu, kuko nka Pawulo natwe twifuza gukora ibi byiza, ibi bikadutanga imbere, ariko tuzi yuko ufite imbaraga yawe nta kimunanira, nk'uko wadutsindishirije umwanzi burundu ku musaraba, uhora adutega imitego atubuza kugenda uko ushima n'uko ushaka. Natwe rero Uwiteka utwongerera imbaraga ya Mwuka wawe wera, kugira ngo tubashe kukugira nyambere mu mibereho yacu, tubashe kujya tugira ibihe Uwiteka byo kongera kubana nawe bihoraho, kugira ngo tubashe kubona imbaraga itubashisha gutsinda ibitugerageza byose, itubashisha kwihanganira ibyo ducamo byose bigoranye, kandi tubashisha gukora umurimo udusaba kugira ngo tuvuge ubutumwa ku batuzengurutse. Ntabwo ibyo dushobora kubishobora tutagira ibihe byo kubana nawe, kugira ngo tubashe kugukuraho imbaraga, turusheho gusa nawe, bityo nitumara gusa nawe n'abatubona bose babone wowe muri twebwe, ntibabone twebwe. Rero turagusabye ngo utubashishe kandi udushoboze, kugira ngo Uwiteka bitume turushaho kwitegura ubwo ugiye kugaruka. Ngaho tugirire neza, udusezereshe umugisha wawe, amahoro yawe akomeze kuba kuri twebwe, kandi ukomeze kugirira neza iri tsinda, kugira ngo tujye tubasha kuryigiramo byinshi, atari ukubyiga gusa ngo birangire, ahubwo tujye tubasha kuryigiramo byinshi, kugira ngo tubashe no kubishyira mu bikorwa. Ukomeze rero gufasha abarigize bose bafite imbogamizi zitandukanye, uzibakurireho, kugira ngo tuzongere tube itorero ritubutse, bityo tubashe gutunga imitima y'ubwenge. Urakoze ko wumvishe gusenga kwacu, tubyambaje mu izina ryiza rya Yesu, amen. 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 Murakoze cyane. Reka menyeshe n'undi muntu udukurikiye kuri YouTube ko ushobora gushyira inyunganizi yawe munsi y'icyigisho muri comments, cyangwa se ikibazo cyawe wifuza kuba cyasobanurwa kuri iki cyigisho twaganiriyeho uyu munsi wa none. Nahejo rero mu yindi ngingo. Murakoze cyane.